dukora nitwigana nka bamwe bagenda bigana iby'abandi turirimba ibyacu ku bikorwa byacu mu muco w'iwacu mu njyana z'iwacu tuzi ibyo dukora nitwigana nka bamwe bagenda bigana iby'abandi turirimba ibyacu ku bikorwa byacu mu muco w'iwacu mu njyana z'iwacu tugira biwacu abenshi batamazwa no kubona turabasuje inshuti bakunze ba Tuzuri TV. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero tubagezaho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none tukaba turi kumwe n'umusore ahangaha mbona wambaye neza cyane ibara ry'umukara n'umweru nkuko mubibona. Inda ifite imviti tireri mu buriri ndavuga yanga mambo poa mambo kawaida bila kuchelewa misari tunawapa yabaye umubushayi abamugiriye gishari bamuteza bimishari. Aratangira atwibwira akwitande musore. Murakoze, amazina yanjye abakuranga muntu nitwa Babu Yakub, iry'ubuhanzi bakaba banyita Enzo G. Ati Babu Yakub, ubuhanzi izina ry'ubuhanzi akaba yitwa Enzo G. Ubundi izina Enzo G ryaje gute? Izina Enzo G ryaje nakundaga gukina umupira, urabona cyagihe twaryaga amashikarete tugakuramo ubutombora. Igihe twaryaga amashikarete tugakuramo umutombora kiri umuntu kumwe akita Karirosi, undi akita Zidane, undi akita nde. Ngiye rero nakundaga gukora kontreri y'ibindi bintu, sinakunda abantu batazwi nita Enzo. Riva mu mupira riragenda nibera umuhanzi, ubwo nibwo naje kwitwa Enzo G. Buriya icyo gihe ni nka ryari, ni nko mu mwaka uribuka? Ni kera twiga muri primaire 98. 98. Ubaye n'umuhanzi uhitamo izina Enzo. Wongeraho G. Iyo G sisobanuye iki? Ni gangster. Uri umu gangster. Enzo gangster. Yes, hanyuma ububaye umuhanzi. Uribuka igihe waba waragire muri studio? Ujya muri studio. Bwa mbere njya gukora record, bwa mbere twahereye mu bintu byitwa amapa, ibyo bita ama spectacle. Mera mu tsinda bita Friend for Life, ndagenda ndirimba muri Sun Coast, nyuma ndangiriza muri GSF Gisenyi Smart Friend. Nibwo rero twabyinaga ibintu by'amapa haza kuzaza Maide narimo na Nyakwigendera Jamari GSF mani mworohereze, nibwo watangiye kuzana Maide yo kuririmba. Ariko nge nkaba nari mfite imirongo nakuraga kuba niga boy yarimbamo ba Shingiro, ba Clovis, ba Pichen, ba Sumaili urahogosha, nibo nakuragaho experience zo kuririmba. N'uryo bore mba ninjiye mu bintu by'umuziki, ariko mfite imirongo narakora record ya mbere nayikoze mu 2004. Muri 2004. Hanyuma rero nkuko twinjire mu gice cy'umuhanzi, sibyo? Wambwiye ko mbere wakinaga football. Na wakinaga kuri mwanya? Nakinaga ku 10 tu kwa vigoureux. Ibitego ukabimariramo? Rimwe ntago nari mbizi cyane tu, nuko nari nangiye kubimenya nyuma ndahagarika tu. Mwumva ikintu cyambagamo ni ikintu cy'ubuhanzi. Okay. Hanyuma se indirimbo ya mbere ndatekereza ariyo uza kutubwira, wenda naturirimbiraho nk'umuhanzi, wibwire abakurikiye Tuzuri TV, utubwire nk'umuhanzi wibwira abantu. Indirimbo ya mbere nayikoreye muri Satellite Production kwa Bill Gate Production hariya kwa Meyer na utahaze. Indirimbo yitwa Muze tubereke, nyikorana n'umusani bita Emilidi. Adukubitiro akapera gato kuri iyo ndirimbo. Igitero cya mbere nza mvuga jina langu Babu wala Enzo G, na kulia ngoma chini paka juu, hata ni Jabel wala Magdad, wote si wabaya, sisi ni wazuri, sisi ni maniga hapa ndani ya Kisenyi. Kwa nini tunaimba Babiloni zinavimba? Sasa tukiimba na nyinyi mnavimba, alafu tukiwina mjini mtawinda. Indirimbo birasohotse uri kumwe na Emilidi. Enzo, iyo ndirimbo igeze hanze yakiriwe gute? Niyo ndirimbo ya mbere y'amateka yarakiriwe, ko abashakamba yahabagaho groupe yitwa abashakamba, ariko tubakurikira Majengo Unity. Ubwo ukuvuga ngo abashakamba nabo nibona akenshi na kenshi niwe baneraga courage, nk'abantu bitwa ba Basurutu niwe bakundaga kunera courage.
ubwo ni ukuvuga indirimbo bakiyumva nayo musaza ya ni hatari. baravuze ati Enzo yaje kandi agiye kudufatana umujyi. Barayumvishije tu basa nk'abahabukaho kiyasi tu, buriya yo muri abahanzi nka bangahe mu mugi, urumva umuraperi warapaga wenyine bashakaga kumva umuntu bitaga Mishiki. Usipinge mamba nazidi panda, mina hiti wana kiss kama Brad Killa, mana dume pepe mwenye hasira mbaya, tuyoyo mamenchi upoza ni wapi, turi kumapinda fata finga nema, manyanga mutanyangana cyo mwanwara, manyiso murezi kuko nabo karonayo, narumura purenze bya bihetse bya korari, uzankora hongande faka kumanina zabo, natangiye ndi anda ninjira mu muhanda, abo duhuje game nono karabaye, ninjira ndigisare mfite icyaka cy'agatabi, ingangi ku muhanda n'amabitsi tugakeza, mpoza n'uguhiga karesi turagutuza ipingu mu maboko. Igitekerezo kiba kiraje muwamushinze itsinda mu ryita Majengo Unity. Iryo tsinda ryari rihuremo n'abasore ku Majengo, ku kimwe ryese Majengo mukongeraho n'ijambo Unity. Nuko bose ubu nukuvuga abari barihagarariye ni Majengo, abari batuye hano ku Majengo twitamo kuryita Majengo Unity. Tuni kandi ukuntu group isa ukagendera ku kazina kakazagera ukagafata, ariko abayi bayituyemo barihagarariye president na vice president bari batuye Majengo. None se Enzo, wowe ku ruhande rwawe utaragera muri Majengo Unity mukore nk'itsinda, hari indirimbo kuri ubu basigaye babyita imizigo, hari imizigo yawe yaba nyuma y'era ndirimbo watubwiye, hari indi mizigo yawe warakoze ku giti cyawe mbere yuko narajya muri Majengo Unity? Utarashinga Majengo Unity. Audio yanjye ya mbere nayikoreye muri Majengo Unity. Ngiyo nyine iratuhaye nka kapela. Okay. Enzo rero turimo tuganira nawe, umusore wambaye neza cyane kuri kamera, bura baraza kudufasha ishusho bayerekane neza yambaye neza. Ninjye kongo gisiri ndarera nka natoza, kugira biroroshe gusoka ni hatari, revolution now uzabigerageze ahubwo uziyumanganye. Hanyuma Enzo, ubusanzwe mu buzima busanzwe ukunda iki? Cyerekeye nk'ikizi mubaze ubundi kurya nibyo biduhesha ubuzima, ukunda iki mu bijyanye no kurya? Iyo Enzo yariye neza cyangwa wiriwe mu rugo, ni iki kintu urya ukumva wariye neza kabisa ukavuga ati nkanjye nka Enzo ndumva none nariye neza? Nkunda gacanga n'ibishimbo n'inyama, umuceri nyine niko gacanga. Gacanga ni umuceri. Nkunda gacanga, ngakunda n'ibishimbo n'agasosi k'inyama aho ngaho. Ikindi cya kabiri kabisa nkunda imvange z'amamesa kabisa. Urusenda ujya ushira? Urusenda rwo ni kawaida, rugomba kuvange k'amamesa kagomba kujyana n'urusenda. Hanyuma se ikintu cyo kunywa ukunda ni iki? Ngiye nkunda kwinywera ji, fanta sana ariko ikinyobwa cyanjye ni amata kabisa. Nkunda inshyushyu bya hatari. Byiza cyane. Hanyuma se Enzo, umuntu abonye umusore turi kumwanga nka Enzo ahita abona ko ni umusore uri kugaragara neza cyane. Enzo, ufite umukunzi? Nawe kabisa naramwigeze, ariko nawe Enzo gute? Izo nizo swing nakunda kugira kabisa z'abasheri. Impamvu nakunda kubigira nyine hari abapeti b'inshuti zanjye kabisa nkunda kubona bihebye ngo abasheri babanze iki, nkabona izo stress n'ibibazo natabivanga n'iki n'ibyo by'urukundo, ariko tu mfite umupeti. Ariko hari igihe ujya ubona umukobwa tuyatambuka ukavuga ati uriya mukobwa ndabona ari sawa? Oya, byo ntibyabura nyine, nturetse ko nanjye ndi umuntu ko nari marayika. Hanyuma se umukobwa mwiza kuri wowe n'umeze gute? Umukobwa mwiza kuri ngewe kabisa ukuntu mbibona, uburyo ushobora kuvuga ati ngewe Enzo nkunze umukobwa, mba numva umukobwa twakundana ameze gutya na gutya, uba wumva umukobwa wowe Enzo pe ubona ni mwiza kuri wowe, ari umeze gute? Ngewe ni umukobwa kabisa ufite mu maso hato, ukunda kwambara jiribabi, byava n'akarusho akaba afite n'agaherena ku zuru. Ukunda umukobwa utoboye ku zuru, inzobe, igikara? Igikara sana ariko nayita ubwo ukuvuga ngo niba atitandiye kabisa nta swinge yanera.
witandiye utabyibushe kandi utanananutse tumwaye uburebure mu burebure nubwo yaba nduta akarusho andutaho gato nibyo sawa. kuvuga ngo haje umukobwa mugufi kuri wowe ntabwo wamwemera? ushobora kumwemera bitewe n'urukundo yakweretse, ariko ayongeye ni amarangamutima yanjye yaba yifuza umukobwa uteye icyo n'akarusho rero asari 5 ku munsi. Umvikana agomba kuba ari umusilamu. Umusilamu dore ngubo na faraji, dore ngubo na miraji, nzakujyana kure cyane, nzakujyana mw'inka zanjye, nzakujyana mw'ishyamba, nzakutoza n'agahigo, nzakugeza kwa basuru agutoze gushakamba, nzakwereka kanembwe, nzakwereka ku majengo, nzakwereka mama depite, nzakwereka mama dada, nzakwereka shangazi, nzakwereka mama ndogo, nzakugeza mu basaza bakurebe bagusekere, nzakutoza no gusari, nzakubwira ibibondo babirebe bibarebe, nzakujyana kinyarwanda mu mahanga bibarebe, tukumanire mirenge. Katugaruke mu rugendo rwawe rwa muzika, hari ibitaramo waba warigeze witabira? Nitabiye ibitaramo byinshi, nitabiye ronshi ya Tirido, nitabira ronshi ya Lion Victor, nitabira ronshi sana ibitaramo bya basuru yabaga yakoresheje byose nka gara wanjye ntiyajyaga ngotwa. Urabizi kujya kuri afishe ntabwo ari nk'ubu ngubu usigaye ubona umuntu ajya kuri afishe ukabona umuntu akoze afishe wenyine ari imanitse. Yari afishe kuyijyaho byabaga bisaba kuba wakoze kabisa. Abanyamakuru nabo bagiye kuri radio n'abaturage bakitelefonera kuvuga ngo kugera tujye kuri afishe ngiye n'umuhanzi bita Buba Star Zaninga, byabaga ari urugamba twaciye mu nzira za kure sana. Kenshi urabizi hari nabo bitaga ngo abajikashimani, niba ari jikashimani abo bana bo mu kizungu, bo bajyaga kuri afishe bitewe n'uturare twiwabo samo y'utuntu bagiye bahereza uriya MC Jalil, cyangwa se abandi banyamakuru babaga baraho cyangwa banyirikira. Ariko twe twajyaga kuri afishe twabikoreye. Ni ukuvuga konseri nagiyemo ya mbere yanshimishije ku isi ni konseri basure yari yanjyanyemo ronshi yari yatumiye umuhanzi w'u Burundi bita Big Fizzo Farias, n'abandi maronshi nagiyemo za RTUC za Yerika ni menshi cyane, usibye ayo ngubu mashya yo simeruka stage, ariko stage nagiyeho ni nyinshi cyane. Urakoze cyane. Stage uvuze stage yakubereye nziza nk'amateka, ukajyaho na audience nyine, ndavuga abantu baje muri concert bagahaguruka akavuga ati Enzo ni yari concert yande iyo stage yari imeze gute? Mbese niki kintu utayibagirirwaho? Stage ya mbere nagiye niyo ngiyo nkubwira yabiri muri stade Umuganda. Ni ukuvuga stage yari yubatse hagati muri centre, ndakeka yari irimo abantu, ndakeka iyo concert n'indi nari nabona. No kuvuga ngo izubu ngubu nizo kwicanga kuryosha ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko niyo stage ya mbere nari njyanye indirimbo yanjye ndi nakubwiye twa muze tubereke, ariyo stage ya mbere nari ngiye, niyo stage nazibagirwa. Wenda n'indi stage nagiyeho ni kuri ronshi ya Tirido Turbo King imukoreshereza, nayo niyo ronshi yabereye nziza kabisa, mbona ko mfite abafana, nibwo nagize kugira kwinjira mu muziki. Hanyuma se Enzo, nuza uyu munsi wa none umuziki wa Rubavu ubona gute? Umuziki wa Rubavu waciwe amazi, umuziki wa Rubavu waciwe amazi. Si ukuvuga ngo nta mikoro, na mikoro yego arimo, ariko ni ukuvuga kera habagamo icyo bita kuzamurana, habagamo icyo bita kuzamura. Ubwo ni ukuvuga njye niba nkuze audio Enzo bakankunda, ndahita nkuzanira abandi bana nka bangahe turafashanya, nabona harimo n'impano akaba yakwinjira agakora. Ariko ubu ngubu umuziki wa Rubavu si aba promoter, ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abe yagupromotinga agukoreshereze iki kandi muzi n'ubuzima tubamo bisaba ka giti nyine. Ibijyanye na nuzana no kuba ushobora kuba wakora album, ibyo bitekerezaho? Album urukumva bisaba baba promoter, ufite promoter. No kuvuga ngo ibintu bya album siko mbyumva byibere Kigali,
umuziki ni w'i Kigali. Ubwo ni ukuvuga ngo i Kigali niho abasani bibera. I Kigali sinzi niba bareba mu ntara ko bahari, ariko ndakeka namwe ukuntu mubibona. Usibye wenda bari abasaza batavuge, nibo twavuga nk'abasaza bakora hip hop kabisa, natwe tugasinya. Ariko ndakeka abaraperi b'igisenyi harimo ba Roskempo, basaka bakaba Dr Miracle, ba Injoje bari bo bangewe bande. Natwe ari rap tubona bakina ku mateleviziyo tukabona ziri hasi. Hano na Singapore hari retoro kabisa. Bari ab'i Kigali nyine baba bari hasi cyane. Baba bari hasi tu. None se usibye ba Kapiropi the Great, ba Fireman, ba Buda bande, abo ngabo yani nibo twavuga bakora hip hop. Sayineza ijo mu mabici Darifuru, umuzigo ku meza ikumuruge Enzo bamufata tera zaramwishe tapo n'amabati shaking a bitch baby nutinye mfite amadolari kandi n'amayero nyunga cyane bose bakurebe kudimba zenguruka ndebe ku mataye funga itarasini ngira gaturu nkiganwa dani Isa de Costa muragura gakora beta fatibane kanyu conference India Steve kefazina arani ntwari za Rubavu maniga ya Gisenyi Enzo G twabonye byinshi mu bidasakaye. Ubwo nukumvaga rero twebwe amazina yacu kenshi na kenshi, amazina yacu akunda kumvikana mu mugi wa Goma, i Bukavu, ahantu ngaho nibo bumva, kuko urabizi ngiye indirimbo zanjye urazizi. Akenshi na kenshi igitero gishobora kuza ari Kinyarwanda, ikindi kikaza ari Igiswahili rivanze n'Ilingala, kuko ntabwo tuzaririmba yego Ikinyarwanda ni umuco w'iwacu, ariko ntuzaririmba Ikinyarwanda ubwo si bagutumiye i Burundi, ubwo si bagutumiye Tanzania, utararigeze kora n'indirimbo y'Igiswahili. Nuko nguko tuno kuvuga umuziki wo mu Rwanda uracyari hasi cyane. Hanyuma se ari indirimbo uvuze ngo calm down waririmbye, wadushiraho akapera, iri mu Kinyarwanda ni mu Cyongereza? Iri mu Kinyarwanda. Calm down refure ni mu Cyongereza to. Whisky ya papa uzayibaze kera, yakundaga urwagwa kuvumba babimuziho, yafataga umuheha kure kurabashwi, dada yako kahaba, mama yako nduma, monabishi kama red pia afute bank, Lucia Slani Yakubu Enzo Chimaniga, burya si bunongo nanjye narashoboze, ibuka kuri plage ngufasha master, wanumaga ngindaze nago twangarya inkona, injera meni cwanga rivani nizo ninya, Enzo G nushaka umbaze mu Kadafu, natangiye kurapa benshi babona mbikwiye, ngendena muri beat ya Panajifu Hustlers, sinenye urugamba rw'ubupeti bukivuka, ninjye urapa neza, baby face ndaje kurapa ndi king, abana baramanitse bavuye mu byabo, rap yo mu Rwanda yirenze y'abarundi. Qui parle, ce n'est pas les bons, c'est la différence pour les Burundaises. Big Fizzo genduri punch, iwanyu ni buyenze Kigali ni tukuzi, uzumbe Kapiropi serious smash, I squeeze Enzo G Rwanda boy. Yo calm down bitch, calm down nigga, calm down nigga, njye ndi hustler, calm down nigga, njye ndi gangster. Yo Calm down by Enzo G. Ni wowe wenyine? Njye nyine nawe. Baking ni njye refure, intro na outro ni njye nyine. Uzi guteka se? Nzi gupega bya hatari. Ikintu kabisa uvuga mfitemo experience, uvuga ati iki kintu nanjye nagitetse. Na ba sister na ba petit frère na Mary. Akavuga ati nzanga uratwemeje kabisa. Ni iki? Metre nagutekeye akavirirana kabisa, akavirirana nyine. Ubwo ni inyama? Ni inyama nagutekeye akavirirana wahita uvivura kabisa. Upiga umusosi neza cyane, ibirungo byose ukabikurikirana. Kavirirana n'agacanga uruhande kabisa, ku bishimbo byo yohana no muri Serena babigura. Touch yawe ni ya mbere? Touch yanjye n'ubumara. Reka noneho tugaruke kunuza kubijyanye na muzika, wenda tunaza no kubiva kugira ngo twinjire mu bindi bigiye bitandukanye. Ubu uracyakora indirimbo, uracyari kwandika? Ndacyakora indirimbo. N'ejo bundi nasohoye indirimbo yitwa nuko turi abantu batatu, Chris B, Shafty, yitwa Boss, ariko nkaba mfite iyindwa yitwa Lockdown, yo irasohoka uyu munsi. Lockdown irasohoka? Ubu rero tugize amahirwe ubwo tugiye guhurana n'ibishya. Shira akapera gusa, ariko ibindi tuzumva indirimbo yasohotse ari yose. Ndabeshye se? Ya Lockdown. Lockdown.
coronavirus doroneje abarezi sinenzi pickpocket kubera lockdown guma mu rugo watumye menyana n'inkende gapfukamunwa katumye ndara muri stade yo 60 jours nasanze bo ndagiye vienengo na hamisi na nyungu ni gutyo tu baragiye. Hanyuma se Enzo tuve mu by'umuziki tubigana ku musozo. Hari abantu bakunda kuvuga bafata umuziki bakawuza n'ibintu by'amadroge, wowe ujye ubyemera? oya muziki sina droge buzi droge wayihuza n'iki droge kari icyorezo. Uvuze ko uri umuraperi kandi umuziki bahuza na droge, noneho byagera ku baraperi, ku bantu barapa bakavuga ati barabajama bafashe droge. Ibyo bintu nibyo cyangwa hari ukundi kuntu wo bibona? Ahantu bipfira buri abanyarwanda bakunda kwigira nk'abanyamerika. Urumva rero hari umuntu bumva ngo Tupac, Snoop, ngonde ngo bayanariba n'amafilime tuna bya bindi birana amafilime baba bakina mu buzima busanzwe ushobora gusaba batananywa droge. Naho ubundi droge ntabwo ayivanga, no si droge ayivanga n'umuziki. Droge ivanze n'umuziki wahita uba nka pirato. Niba ujya umwumva pirato ari muri kure aba pifra wahita uba nka gisa cy'inganzo nubwo yagarutse yego, wahita uba nka General Noruyiga kuko urabizi ni abaraperi twemera, ariko bitewe na droge byatumye basubira inyuma gatoya, nubwo ubu ngubu bagarutse turabashima nabo nubwo bagarutse, ariko droge kabisa wapi. Twagiye twumva abahanzi bajya kuri stage bakitura hasi bakavuga ngo baba bagiye hayi cyane ngo kubera amadroge. Iyo nkuru ntabwo wigeze uyumva? Oya nibyo banza benshi banywa droge, ariko ni ukuvuga ngo hari umuntu wumva yaririmba ngo yanyweye droge, ariko mu by'ukuri yego ushobora benshi barabikora sinabahakanira, ariko ndakeka droge ntabwo wayivanga n'umuziki. Droge gusubiza inyuma. Gusubiza inyuma. Abantu baba bavuga ati ngewe nafashe iyo ntuza yanjye aho ngaho iyo droge ngo mbasha kujya kuri stage neza, abantu nkababona ariko singire cya kintu cy'isoni bakavuga ko droge zituma umuntu atagira isoni. Nta muhanzi wigeze uhura nawe cyangwa undi muntu wenda akavuga ati kugira ngo wemeze abantu wenda akanabikubwira akakugira inama akavuga ati kugira ngo ira public ubashe kuyemeza ni uko ufata ku kantu ukabasha gutinyuka? Oya buriya hano hakubwiye ngo ibintu by'umuziki none se sarige bashobora kukubwira ajya guseriva mu bukwe cyangwa muri anniversaire ukaba wagira isoni, none se uba ugiye gucuranga isoni ubuzisanganwa. Ni ukuvuga iyo wiyemeje kuba umuraperi n'isoni zivamo cyangwa umuhanzi runaka, ni ukuvuga gucurangira abantu ntabwo bisaba widoroze se ukabatuka. Widoroze ukabatuka kandi uzi ko droge atahera aho ngaho uba wayobeje ubwenge. Yes, Enzo, wowe nk'umuraperi kandi bakunda kuvuga ko abaraperi aribo bafata izo droge, wamaze kubihakana, ubundi ababikora bavuze ko hari abahanzi babikora, ababikora niye nama wabagira? Ni ukuvuga ngo ibiyobyabwenge leta yacu ntibikunda, ibiyobyabwenge ni bibi, dore byishe barumuna bacu. Urabona nkatwe twigeze gushaka kuzabikinishaho, urukumva dukubita kw'izo ganja ugasanga ngo nibyo biratwesipira. Urabizi ganja ni ibintu byakomeye kabisa, uri gukurikiranya urubyiruko rwacana ruri kwerekeza metero. Ni hatari. Kera wanywaga urumogi wihishe ukarunywera mu ishyamba, ukihisha nabwo babimenye abagara bakajya kuguhiga bakakumanura vibaya sana. Ariko ubu ngubu kuva aho bazaniye uburenganzira bw'umwana, yego nabwo ni bwiza, ariko umwana bavuga ati sindakubitwa, nta mwana ugicishwaho agakoni iki, usigaye ukata ahantu ugasanga umwana ufite imyaka 5 afite bangi, wakatandi ugasanga umwana ari kunywa inzoga. Ibyo byo noneho tubyihorera. Ubu ngubu noneho no gusenga Imana haje ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa mugo. Ibyo byo kabisa abahanzi bakunda kubikoresha ni abahanzi b'i Kigali, kuko nta muhanzi w'Igisenyi ukoresha iyo staff kabisa. Bakoresha bure, bakoresha b'Igisenyi na kaganja to, bakoresha akaganja, ariko nabo nabagira inama zo kukareka kabisa, kuko akaganja gasubiza umuntu inyuma ntabwo kakujyana imbere.
umaze kutubwira ko rero drogue ntabwo ari nziza ku muntu w'umuhanzi kandi rega umuhanzi aba agomba kuba icyitegererezo mu baturage ndabeshya. Nibyo, umuhanzi ni nk'umusirikare, umuhanzi ameze nk'umuganga, ameze nk'umupolisi, kuko nawe yarwana urugamba, yarwanira igihugu abicishije mu muziki. Nugo sigihingwa wise stone church fireman arabura gisaba bayipanchi nk'abaya mapanchi kubera swingi nyinshi kunjira biroroje gusoka ni hatari intwari jisiri muri rap mu bugoyi pinga n'upinga ndi papa muri rap it's my time it's my name bad man nigga I'm cool I'm fly kuvukana na babu dore ndabona nari jome cyangwa se harima papa ndagukunda wari sensei mu mugi iduwandi nazo buri kanya ku maswara kuvukana biroroje kubana ni hatari Peace Muhammad Papa Faisal baba bye bye. Hari n'injyana zisigaye zize zidafite n'amazina, bakubaza nk'iyo njyana ni iyihe ukayishaka ukayibura, ariko ubundi ngiye hip hop old school niyo nakundaga, nareberaga ku banyamerika kabisa, Jalur, Cisco, Tupac Shakur, DMX, TI, abantu nk'abo ngabo nibo batumye nkunda umuziki sana. Reka tuze muri Bongo Flava, bavuze ko hari abaraperi batumye ukunda kurapa. Hari akanoza agace gato se washira mu kodo ni Igiswahili kandi abantu b'i Rubavu baba bazi Igiswahili. Unasahau ulipotoka, ujue unapokwenda, ukapata kiburi kumuona mwana kupenda, nilitamini na leo suru sipenzi na leo siamini. Professor J anaanza kunywa pombe, anaanza rukuta, akisha akiweka viatu na vikuta ndani ya frigi. Nilipokuwa natoka naye nyuma nakitoka, nikimtuma kitu anadai eta nachoka, nikienda kazini ndana leta mabwana, nikusaidiaje? Nikusaidiaje ya Professor J. Hanyuma Enzo, kubijyanye na nuza na muzika rikadushira akadomo hano, sibyo? Ndizera ko hari ibikorwa byinshi uri gutegurira abakunzi bawe. Hip hop kabisa, mfite hip hop zanjye 3 ziri muri studio, uzagira courage azaze kabisa yatera inkunga kabisa, umuhanzi nje agakomeza, kuko nge nkora hip hop zanjye nta manager wende inshuti zanjye, mfite nk'inshuti zanjye zishobora kuza kumfasha mu bikorwa byanjye, ariko ifungo rigaragara ni Enzo cyubaryishiriye. Abo mwabanaga muri Majengo Unity se ntago bajya gusunikira ku mayero ngo ukora ingoma kugira ngo izina Majengo Unity ridasibangana. Mwana ni Buraya nabo baba bameze nkatwe, none si Buraya kubiza ikintu bohereza na amafoto. Bajya amafoto gusa. Hase hari umuntu w'Iburaya kohereza rare na amafoto akakwereka ibyangwa ariho iki, ariko ushobora no gusanga nabo barakubiswe kurusha nk'ina hangaha mu Rwanda nyine. Vuga ngo Majengo Unity no wowe mbese ukizonguza bo ntago bagitekereza ko baba bamwe bakiyumvamo Majengo Unity. Majengo Unity nabo sinzi urabizi, Majengo Unity ndakeka hari giye kuzamera nka TM kurabizi, ari habanje TM wanaume halisi itakurikiye TM wanaume family, ariko Majengo Unity yo bumvishe Majengo Unity ni Enzo, ntago bavuga ngo Emiridi Majengo Unity ni kuko barabizi nabo tugikorana, nari meze nka manager wabo, ninjye wabashiraga ku cyangwe, ninjye wabaporezaga tuvuye muri repetition, ninjye watigitaga ibintu nk'ibyo n'ibyo ngibyo. Okay, hanyuma Enzo, reka tubwire abakunzi bacu bakomeze bategereze iyo mizigo iri muri studio kandi ko bafite na byinshi bateganyirije. Dukora ni twigana nk'abantu bagenda bigana iby'abandi, turirimba ibyacu ku bikorwa byacu mu muco w'iwacu mu njyana z'iwacu. Tuzi ibyo dukora ni twigana nk'abantu bagenda bigana iby'abandi, turirimba ibyacu ku bikorwa byacu mu muco w'iwacu mu njyana z'iwacu. Tugira iwacu abenshi batangazwa no kubona turirimba ngo turi birara, si turi birara, tukiniza cyu tudacomora noci. You said to me, I'm Enzo G from G City, King Mubugoyi, nega yombi ngengu himanuro y'abasaza kukirwa, nurutse kuri benshi n'ubukana bwinshi cyane, sinzi iyo navuye iyo njya ndahashona, mubaye ubuganja mukigira abakanji, guruka nk'ininja tubone ko wariwe, inda ifite imviti tireri mu buriro, ndavuga yang mambo power, mambo kawaida,
bila kuchelewa mistari tunawapa. Yabaye umupushayi abamugiriye gishari bamuteza bimishari. Etoji Salasia Bombo Kla Dr. Mila Kotur Wedai. yava ngusanga nuza amukuru wawe nibyo ko bibona hose niba umuzi ubibona oya ndagira ngo umbwire ahubwo mutarambirwa Jabir ngo murasa mukuru mutambira yabana bavukana barasa burya buri ugiye kure wasanga nawe imfura y'iwanyu mujya gusaho gake. Jabiri niwe mfura, Jabiri ndakeka niwe mfura ya papa na mama, agakurikira uwitwa Mikidadi, agakurikira njye. Ndakwa papa akaza Sawara. abavandimwe bawe se Jabiri yarya muri Misiri gutoza iki? Jabiri ubu ngubu yungirije Eric muri AS Kigali ni koca ngo wungirije. Ku rugendo rwe rwa muzika nta kintu ajya guhereza ibitekerezo cyangwa ko ubufasha ashobora kuba yaguhereza gushyigikira? Jabiri siko numvishije yikundira inkongomani, nagakunda hip hop, yikundira inkongo, yikundira kofi fari pupa. Ariko nagiye gukora nk'agakorwa runaka tungamutera injoga, nawe aje ku rugamba rukomeye nyine nawe kugira yitwe Jabiri agere ku ruhando rwo hejuru. Ndakeka arabo yagiye yinjirira agiye kugura audio bamwongerere n'iki kumva nanjye ngiye gukora audio ntago yabura kunyongerera. Kuvuga ngo nuko adakunda hip hop gusa ariko yagufasha. Muri iyi minsi mfite amakuru ko hip hop zanjye ari kuzikurikirana kabisa. Hip hop arimo kuzumva neza. Arimo kuzumva Lucius Lion. Enzo G. None se muri rusange tuvuye mu muziki ni ibihe bindi bintu byo kwidagadura ukunda? Buri ikintu cya mbere nkunda nyuma y'umuziki nkunda umupira kabisa. Nkunda umupira wo gukina. Ukunda football? Bya hatari. Uno muziki uruta football ho gato. Hanyuma hano mu Rwanda ufana iki? Urabizi none si bugo ikubizi ubundi iyo bumvishije Majengo kwanza mpita mumva ni Etincelle FC. Ukunda cyane? Byahata cyane Etincelle FC. Etincelle ni ikintu cyatumye ukunda cyane? Atari uko wenda uri umunyagisenyi ariko hari igihe biri no mu bihe bibi. Etincelle dukurikiranyije n'ababyeyi bacu ko bavutse ko bakuze twakuze Etincelle twumva yuko ari ikipe kavukire. Noneho n'akarusho hari igihe cyageze Etincelle nkajya nyireba iri gukinamo umuryango wanjye nk'abantu 6. Rumva perezida wigeze kuba wa Etincelle Mahoro yayikinnyemo, Haruna Niyonzima ya Grand Frere yayikinnyemo, Jihadi yayikinnyemo, Muhajiri Idrissa hano kwa umusaza wa Rehema. Etincelle yakinnyemo ba Kuruci ba Parfait band family, mbega no kuvuga Etincelle ni family to. Ubwo ufanya Etincelle iyo yatsinzwe se bura rukuntu ujya wumva utabyakiriye neza? Twarabimenye byo gutsindwa kabisa, ana byabaye nka etide. Uburyo itsindwa ukumva ni bisanzwe. Zamani yaratsindwaga n'isheni tukayikora, ariko ubu ngubu usigaye ikina twibereye mu makaritiye kandi duturanye na stade. Abayobozi ba Etincelle no kuzareba uko babikosora. Ni ukuvuga abayobozi ba Etincelle icyo bakundira Etincelle nyine iyo bagezemo no gushakiramo iposho, menya banishuriraga abana baba amashuri muri Etincelle yacu hari ukuntu njya mbibona. None si Etincelle nawe ukuntu yizi iyo tumeze neza Rayon Sport turayarura, Kiyovu yo ni irabizi, Marine tugahangana. Ubu ngubu Marine isigaye dukubi n'agakombe ko kwirinda ibiyobyabwenge Marine iragatwaraga kandi nako kagakwiye kuba kacu. Birumvikana. Enzo ukuntu wambaye rero nge wambaye neza, wenda abakunzi bacu nabo barabibona. Ubundi ahangaha umuntu agiye kubara amafaranga buri kintu wagiye ugura, ubwo urambwira total uhereye ku nkweto, ipantaro, imyenda irimo imbere, aka jacket keza cyane na bring n'isaha byose mbese
hano ugiye gutotariza Enzo yambaye amafaranga angahe? igiciro se mwana ko ndi kubona nacyo urabona iyi keci nyine ni umuntu wayihubukanye arayinzanira. Yarayihubukanye nyine yayimanuye muri kontwari aravuga reka nyishire umusaza Enzo icyo gihe nari mvuye isheni. Ipantaro yo ni za $10 turabizi ni hari igoma ni za $10. Iri koti urabona aya makoti kunda kuyabona kuri offset yo muri Migos. Iri koti naryo nariguze $17. Agapira kandani ko ebana y'inshyushyu yo sinzi shyushyu yo nayiguze $4,000 kabisa sinabeshya. agapira ni inshyushyu kaguze yo ibody ubona kuko urabizi buriya majengo tumeze nk'abasportif ugomba gushiramo ibody to sometime kugira babone kuri umwana wo muri majengo. Ibody yo nayo nagihenze tu ni bya bitanu. isaha Sani za zindi zisuzizi ni zindi zabaruriro tuzabareze yo kake niyo kugera tuna rero mu Burundi ni gisaha cyo gukomaho kugera nyine baboneka icyangwe wakiteguye. Aho ikintu genze na kakaburingi kakarija buringi yo nuyarija urabibona. Nyamaze ko arjarja ibihenze cyane kaguhagaza angahe? Aka kaboro tukakarija kubera harimo akaboro ndani bona kayaga iyi ngiyi yamagaze 7 tu. Ni ukuvuga ngo Enzo wenda dukuyemo inkweto kubera ko ari gift ariko urabona n'urwangwe cyane hano ntago ubuzi inoti ya 80 mbese wambaye 80 ni menshi cyokora ni nkange kubera amadolari yazamutse ni nka 50 ahari $50 $50. None se Enzo nk'umuntu atambutse iruhande rwawe atambutse ahantu wicaye akavuga ati uriya muji yambaye neza aba yambaye gute? buriya umuntu unyuraho ugahita uvuga uriya muntu yambaye neza ntabwo wambwira ngo umuntu yambaye igitereningi itereningi y'30,000 yashizeho congo tereningi zijyana na congo ngo mvuge yambaye bye navuga yambaye ibihenze ariko yabihusanyije kwambara neza ni ugutegura. Akavuga uyu munsi ni icupa ndayishyiraho igikweto nka cya kindi cya 2 change urumva menye yuko igikoti kirajyaho kigomba kuba kijyanye n'umupira wa ndani cyangwa ni body urubone ni umukara kugura biza abantu binza bimikarira babera ugategura kabisa no kwambara no gutegura ntago ari gupfa kujya muri garde-robe wisufata iveste se wayambaza ni training wapi. Ubwo umuntu wambaye neza ni wa muntu kwanza icyambere na mbere ni wa muntu wambaye imyenda ifuze sivyo isoko y'ubuzi ushaka yambaye iyo training wavuze yambaye na congo ariko bifuza bishobora ariko ntago bijyanye congo ijyana n'akajinisi kakwegereye nako gashobora kuba niba ari congo ya shokora ukavuga ndashiraho akajinisi k'ubururu kuntu kakwegeye neza ibody nka za body zo ari kibubona yambara ukavuga birajyanye. Ntago wambwira ngo urambara training ngo nurangize training igomba kujyana na Air Force y'ururimi Jordan DH sibyo Stan Smith ukambara ukajyanisha ni training ariko ntago wambwira ngo urambara katurebe urambara push bomb ngushireho push bomb singushireho iki ushireho godas urambara push bomb ushireho ni very godas ni push bomb na butu cyangwa push bomb ni na surprise ijyanye ukuntu ya Jordan ni gutyo. N'ubundi hip hop ijyana na style ikajyana n'ingendo ubwo abaraperi ntago wambwira ngo nkanye ngo ndagenda nka Buravan urabona kuvuga ngo ngomba kugenda bakavuga hari umuntu bambwiye yitwa Inzoji bakamumenyera no ku ngendo urabona wesa ngo wambaye pocket n'ingendo urayihindura ubwo uri gusezera mama mu nzu usohoka nka bindi nyine bya gahoro
ariko ukimara gucomoka gatoya gusa ni ukugenda urimo kudunda bakavuga urenje urapere mbese kuri mere urajijisha ababyeyi ukuntu banga iyo mere abonye pocket mujomba ni hatari yansomera na yaduwa bitara mutasha bamwita JeunePremier uramuzi JeunePremier ndamuzi avuga ko we imyenda yambara iva muri Europe hari umusani bita nibagiye izina rye wambaraga nka JeunePremier niba bamwita nde niba ari se ariko si umuhanzi bita Sosomado ni umunyarwanda ni umugore ni riba rinde Oliver Ngoma nyakwigendera buriya jene ni umuntu ukaze kuko twakuze nta muntu utazi jene abakinnyi bose bo mu Rwanda bazi JeunePremier kabisa ubundi jene mumubonye ubu ngubu ubundi yajyaga no muri wese urabizi niyo umuntu wa mbere afite umukunjo ku buryo yawugutemesha kabisa igisebe kikavamo yajyaga muri wese n'ipantaro akayimanika kugira wa mukunjo utaza kugira erreur twakuze tubona JeunePremier burangiye ikintu umunsi wa JeunePremier niyo umuntu wa mbere nabonanye umukandara uhenze kabisa witwaga apana krokodile y'ino y'urutambi krokodile y'uruvu JeunePremier nkura niyo umuntu wa mbere nabonanye bukare inkweto zitwa bukare suzizi JeunePremier niyo mpamvu nakubwiye kwambara no gutegura kuko JeunePremier umukubise nk'iki gikweto ukamukubita ku style yanjye nambaye sibyo yabona umwiciye swing kuri ngewe Jeune mbona ari umusitari ariko niwambwira ngo Jeune ngo niwe wa mbere wambara neza muri Gisenyi iki afite ukuntu yambara bye kandi avuga ko ari we wa mbere none sikankubaza hari style ihenze kurusha amabubu ntujya ureba amabubu ba Jazz baba bambaye ba Shimando bande ukabona ni Olosengo Basanjo bubu y'amavuta none sinawe saba yambaye neza no kuvuga ngo ni style uyikubise n'urugero iyi style uyikubise n'urugero nkandera uyikubise nka Sonzo cyangwa Muhamudu nawe waba umuvangiye kuko nawe iyo yakubisemo ikanzu y'amavuta cya kiremba cya Muammar Gaddafi nawe aba ari kuvuga yewana nta muntu ndusha gustira neza ni ukuvuga ngo Jeune afite style ze abaraperi afite style ze R&B afite style ye gutyo gutyo ko nta nari muzabona Meddy yambaye nka Kaperopi the Great ntabwo yakwambara nka Pifu ntuzabona Tom Cruise yambaye nka Enzoji sibyo birumvikana byo ntabwo abantu bambara kimwe ahubwo uvuga Jeune afite style za wenyine ko arizo ziri on top nibyo urabyemera sibyo ngibyo nta on top zigezweho si kuki muri modern size ari muri modern wenda turavuga ariko kuri top si ubwo wabanza ukamubaza style ye niba iri kuri top sibyo wamubaza ati urukweto ruri kuri top ni uruhu ubu ngubu sibyo nose uramubona yambaye ya fosi yo hasi none sikankubaza inkweto ya mbere ihora kuri top kuva kera no kubwa ba MC Hama sibyo n'abakuriyo Tupac Shakur Ice Cube Jamie Foxx PDD urabizi ko nta na rimwe nta na video yabo urabona batambaye Timbaland nose JeunePremier uramubona yambaye Timbaland ariko we avuga ko ngo ari umuntu wambara neza ari we mu styliste dufite hano muri Rubavu abantu bambara neza ni benshi cyane namwe mwambaye neza ariko no kuvuga ngo ni we wa mbere kuri style ye nawe ukaba uwa mbere kuri style yawe nje ntabwo ndi uwa mbere kuri style yanjye kuko kuri style yanjye aho kuvuga nge wigishije udupeti tw'igisenyi gustyle kuko abapeti ni bari bazi DH ushobora kwambara bandana y'umutuku undi akambara y'umukara n'amabandana agira ibisobanuro uzarebe YG niyabura bandana y'umutuku ifite ibisobanuro bandana y'umutuku ni gangster Westside none si Jeune ntazidikizi sibyo urukumva ntago yari yambara ipantaro ya deshire cyangwa yagacuye sibyo ngo yumve uburyohe bwa style turi kujyana none se niba ari wa mbere ustira
yaba afite nka style ihagaze nk'amafaranga angahe wenda buriya n'amafaranga ku bijyanye n'igiciro byo ntabwo namenya wenda nawe buriya kuko yavuze ko ari umustiliste wa mbere azavuga igiciro uko gihagaze wose ubona imyenda yambara yaba ihagaze nk'angahe Jeune arige namubonye yambaye veste y'umweru kabisa namenya ari iriya veste nayibonanye ndengeye gusa niyo wa mbere nayibonanye hano amaveste yava mu Butaliyani niba amaveste niba ava mu Butaliyani ubwo ni ukuvuga ngo muzarebe kano karogo k'ahangaha haba handitseho Gucci nyuma Enzo akanuza akakapera kamwe gusa ubundi tukagana ku musozo kerekeye kuki akakapera indirimbo yawe indirimbo yawe hip hop si no si uririmba injyana ya hip hop ubu se nkubwira uririmba R&B R&B nayo ndagerageza kandi ujya uzumva akagushimishije reka akabuba akarimbo kanshimishije na kabuba ka R&B wenda kanjye kamumarano nguko murakazi akuraza kukaducishirizaho era kuri R&B nuza ya Buba Star merutse kuva iwanyu niragije Imana manuka ngera ku mihanda we n'abagenzi unabonye mu buzima Allah yamaye utanagoyetse maze mubura urakumva maze wumva insubirajwi cyuzuzo mu bakobwa bose uranyuzuza sinkishoboye kukuryarya uranyuzuza sinkishoboye kukuryarya mama ni wowe mugongo ufite umwana mwiza ufite imico myiza bibaho cyo gukunda umugongo n'ufite myiza bibaho kuko bijya gusha birabonza bigatogota kuko bijya gusha birabonza bigatogota ninjye ufite umukunzi mwiza cyane icyo nzi cyo turakundana. Yes, urakoze cyane rero ndikumva R&B ubasha urabasha ko no kuzareba uburyo ki no kuzareba uburyo ki imizigo uzajya unabavangira rega yavuga ngo abantu ba hip hop ntago bajya bashobora buriya sureba representer no kuvuga ngo injyana ndirimbo niyo kuvugira weho njyewe abandi abarengana hip hop uzanyiraga ari izindi zo kwirata ngo mfite Lamborghini kandi uzi ko mu rugo ni kanembwe niho mfite parcelle none ushaka ndirimbe ngo mfite Lamborghini ngo nibiki hoya ndirimba ibyanje